dutangiye twibaza ukwezi twavutsemo. Tekereza ukwezi wavutsemo, nanjye mu kanya ndaza nkubwira ibikuranga, ndaza nkubwira imyitwarire yawe ngendeye ku mezi wavutsemo. Abatari babizi buryo ukwezi twavutsemo kugira uruhare mu myitwarire yacu ya buri munsi. Iyi akaba ariyo mpamvu itsinda ry'abanyamakuru ba Dove Films TV twicaye tukabacukumburira imwe mu myitwarire iranga umuntu bitewe n'ukwezi yavutsemo. Ukwezi kwa mbere, abantu bavutse mu kwezi kwa Mutarama bakunda gukubagana cyane, kandi izo mpaka ugasanga ari impaka zubaka. Bakunda kugira impaka, ariko izo mpaka ariko ukwezi kwa Gashyantare mu Kinyarwanda ni ukwezi kwa kabiri. Abantu bavutse muri ubu kwezi ni abanyabwenge, baratuje cyane, ntibakunda kuvuga, bakunda kuba inyangamugayo muri byose, bagira urukundo rwinshi kandi ntibakunda kwibonekeza. Abantu bavutse muri ubu kwezi kwa kabiri ntibakunda kwibonekeza. Ukwezi kwa gatatu ni ukwezi kwavutsemo abantu b'inyangamugayo. Ni ukwezi kuvukamo abantu bakunda gukobagana, bakunda kwisanzura ku bandi cyane. Abantu bavutse muri ubu kwezi bakunda kuryama cyane kandi ntibapfa kwizera abantu. Ukwezi kwa kane, abantu bavutse muri ubu kwezi barikunda bigatuma bimenya bonyine. Bakunze kuba abizerwa cyane, bagira umutima mwiza, bakorana umurava mu byo bakora byose, bakunze gufata mu mutwe ibintu byose bishyashya babonye. Ukwezi kwa gatanu, Gicurasi, abantu bavutse muri ubu kwezi bagira umurava n'imbaraga mu byo bakora. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatanu batekereza cyane mbere yo kugira icyo bakora. Ukwezi kwa gatandatu, Kamena, abantu bavutse mu kwezi kwa gatandatu bakunda kuba inyangamugayo, baratuje cyane, barakazwa n'ubusa, ntibakunda gucika intege. Abantu bavutse muri ubu kwezi iyo bakoze ikosa basaba imbabazi, bakunze gusaba imbabazi bakaruhuka, kandi nabo iyo babakoreye ikosa, iyo basabye imbabazi baraziguha, ikibazo mwari mufitanye kikarangira aho ngaho. Iki ni igice cya mbere twabateguriye, ayandi mezi asigaye tuzabagezaho mu kiganiro kiri imbere.